turabaha ikaze mu biganiro byacu nk'uko musanzwe mubizi tubategurira ibiganiro bigamije kububaka no kubafasha kwiteza imbere. Uyu munsi rero dufite umutumirwa muri ibi biganiro byacu dusanzwe tubakorera, ni umutumirwa uje kugira ngo atugezeho ijambo ry'Imana yaduteguriye, ariko mbere ya byose reka tumuhe ikaze ku Biriho TV, tubaha ikaze. Murakoze. Reka mutangire mutubwire amazina, mubwire abadukurikiye abo muri bo. Amazina yanjye nitwa Mizero Pascasie, ndi umukristo, sengera muri Havesters, nkoramo umurimo w'ivugabutumwa ndetse n'ubuprotokole cyangwa se ubudiyakoni. Tubaha ikaze. Ndi umukobwa, ibindi Imana iduhana umugisha. Tubaha ikaze muri iki kiganiro cyacu rero, twifuze ko muduha ijambo ry'Imana, kwigisha abantu ibigiye bitandukanye. Hanyuma mbere yo gutangira hano ku Biriho TV dutangira twiyambaza Imana kugira ngo byose ari ibiyobora. Reka tubaho umwanya mu dusengere. Data, mu izina rya Yesu, gushimiye kugira neza kwawe n'imbabazi zawe. Ndagushima muri uyu mwanya watugeneye kugira ngo tuze tuvuge gukomera kwawe, ishimwe n'icyubahiro n'ibyawe. Ndagushimiye ko watubashishije kugira hano turi bazima tugihumeka, n'ishimwe rikomeye. Uyu mwanya ndakwinginze ngo uzubane natwe Mwami Yesu, utumiye mu biganiro dukora bibe by'umumaro, reka bigire abo bihembura, nk'uko imvura igwa ntigwire ubusa ahubwo igera ku butaka igasiga ihembuye. Mwami Imana, ibimera bikongera gusubiramo ubuzima, ariko n'ijambo ryawe nirigera mu mitima y'abadukurikiye ihemburwa mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Reka Uwiteka dukingure imitima yacu, nawe wemere kuyituramo. Mwuka wera w'Imana utuganze, ntaba ari twe ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru. Mwuka wawe abe natwe ibihe byose turi bumara aha ngaha, bibe iby'umumaro imbere y'amaso y'Imana ndetse n'imbere y'abadukurikira, bibe iby'umumaro. Uwiteka nyaguhora ku ngoma, ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze dushima, urakoze. Amen. Amen. Mumeze neza? Yego, tumeze neza. Uyu munsi tugize amahirwe yo kubakira ngo mutugeze ijambo ry'Imana. Mwaduteguriye ire jambo? Twateguye ijambo ry'Imana ryerekeranye no kuvuga ku gusenga. Navuga ngo rifite topic ivuga ngo senga kugeza igihe hari icyo Yesu abikozeho. Ndumva turi buvuge umumaro wo gusenga, ni buryo ki nasenga. Abantu benshi ntabwo bazi uburyo basenga. Ese bigira uwuhe mumaro? Ese nabwirwa n'iki ko numviwe imbere y'Imana? Ubwo buryo bwose bujyanye no gusenga ndumva ari bwo dushaka kuganiraho. Mubahe umwanya mutangire mutubwira ubundi gusenga n'iki, musobanurire byose. Ubwo mufite ukuntu mwabiteguye, ariko reka tubahe umwanya wisanzuye hanyuma mutubwire. Yego, murakoze. Ubundi gusenga ni ijambo rigari ridasobanurwaho kimwe n'abantu utewe n'uburyo baba bafiteho ubumenyi cyangwa se n'icyo baba bagamije, kuko hari ibyiciro bibiri byo gusenga. Ku bakristo hari icyiciro cyo gusenga Imana, Imana yo mu ijuru, yo twita iyo mu ijuru, Imana yera ya Isiraheli. Iyo ni imyemerere y'abakristo. Hari n'imyemerere itari y'abakristo, bafite ibindi basenga cyangwa se bafite ibindi baramya. Ni ukuvuga ngo rero ubwo bwose babwita uburyo bwo gusenga, ariko uburyo bwo gusenga buratandukanye. Nge rero icyo uburyo shaka kuvugaho ni uburyo busenga Imana yo mu ijuru, Imana yera, Imana yaremye iyi si, Imana ifite uyu mwuka turimo tuvugisha, ishobora kuwufata ikavuga ngo ngejeje ahangaha birarangiye cyangwa se birakomeje. Ntabwo yewe imyemerere yanjye yambaza izindi mana zo hirya. Ndashaka kuvuga ku gusenga Imana yera yo mu ijuru. Yego. Hanyuma uko gusenga rero abantu benshi mu rugendo rw'abakristo cyangwa se mu rugendo rw'abitwa ko basenga, uwubajije wese akubwira ko asenga, cyane yuko ari n'ikintu kigezweho muri iki gihe. Umuntu wese iyo umubajije akubwira ko ari umukristo, ndetse hari n'abakubwira ati ese uteranira he? Ati nteranira mu mutima. Nawe akubwira ko asenga, ariko mu by'ukuri gusenga nyakuri kuranditse mu ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu umurongo ubanza ku rupapuro rwa mbere muri Bibiliya handitse ngo ab'iki gihe bakeneye ijambo ry'Imana.
ni ukuvuga ngo ntushobora kumenya uko gusenga utabanje kumenya ijambo ry'Imana rikuyobora muri cya cyerekezo cyo gusenga. Niyo mpamvu rero nshaka kubigarukaho, kandi ubona ko gusenga ari fondasiyo y'ubuzima bw'umuntu. Ikikubwira ko umuntu ari guhumeka mu buryo bw'umwuka ni iki? Ni uko abasha kubuja, ni uko abasha kugira navuga kuba yasohora umwuka akaganira. Gusenga rero ubundi kwa mbere ni ukuganira n'Imana. Iyo uri muzima uranavuga, ugira n'ukuntu uhumeka. Ariko iyo warwaye cyangwa se utagishoboye kuba ku isi, ntabwo ushobora kubuja, ntushobora no kuganira. Ikintu cya mbere rero kikwereka ko umuntu ashobora kuba asenga ni uko abasha kuganira n'Imana. Nk'ubu tutaganiye nanjye nawe, ntabwo ushobora kumenya niba ndi muzima cyangwa se mfite ubumuga bwo kutavuga. Niyo mpamvu rero navuze ngo reka twongere tuganire ku gusenga. Ubundi gusenga ni iki? Ese umuntu yabikora mu buhe buryo? Ntangira navuze ukuntu bamwe basenga mu myemerere yabo. Hari abasenga batamba ibitambo, hari abasenga bapfukamye, hari abasenga bikebagura. Urabona muri Bibiliya kiriya gihe cyo ku musozi Karumeli, Eliya ajya gutwika bari abahanuzi ba Bayali, bamwe baricaye baravuga ngo Imana zacu ni ebyiri, twese turasenga. Ubu rero twese tugiye gusenga. Umugabo umwe afata Imana ye n'abandi bafata Imana yabo, ariko imisengere yabo wabonye ko yari imisengere itandukanye. Bamwe basenze bikebagura, bikatagura n'amabuye. Undi arahagarara ngo arabanza asana igicaniro, ngo arangije aravuga ngo Mana ya Eliya, uyu munsi bigaragare ko ari we Mana. Imana iramanuka izana umuriro utwika ibitambo byari biri aho ngaho. Ni ukuvuga ngo ariko uwo muriro utaraza, byari bitarasobanuka, bose bitwaga ko bari gusenga. Ariko uriya muriro wasobanuye uwasengaga by'ukuri. Ni muri ubwo buryo rero tugiye kureba ni ubuhe buryo umuntu yasengamo. Se twese ko tuvuga ngo turasenga, ubundi tubikurahe? Ubundi ni ubuhe buryo? Turareba muri Matayo 5, Matayo ibice 6 murongo wa 5 kugera ku 8, ariho dusoma kugira ngo twifashishe ubu buryo bwo gusenga nyakuri. Ubundi gusenga nyakuri Imana ishaka muri iki gihe ni ubuhe? Kuko abantu benshi bayobeye mu nzira, bavuga ko baba basenga, ariko mu by'ukuri wareba uburyo bari kubikoramo ukabona ni ibintu bitandukanye. Ariko ijambo ry'Imana ni umuyoboro. Utabyigiye kuri iri jambo ntacyo waba uri gukora. Yesu yajyaga mu masinagogi agasanga y'abafarisayo. Abafarisayo bagiraga amategeko ariko bakagenda bayiyambitse imbere. Ahangaha inyuma ku myenda bagashyiraho icyapa, n'inyuma bagashyiraho icyapa. Bakagenda bavuga ntukice, ntugasambane, ntukagira gute. Ariko bakabivuga ku kanwa bitari ku mutima. Icyo gihe rero imyigishirize yabo bagendaga bacira imanza abandi ko badasenga, batazi n'Imana. Ariko mu by'ukuri ntabwo ariko byagakwiriye kugenda. Reka dusome gusenga nyakuri twihuse. Ijambo ry'Imana rivuga, mwumve uburyo umuntu akwiriye gusengamo. Matayo ibice 6 murongo wa 5 kugera ku 8. Haravuga ngo nimusenga ntimukamere nk'indyarya, kuko bakunda gusenga bahagaze mu masinagogi no mu nzira ngo abantu babarebe. Ndababwira ukuri yuko bamaze kugororerwa ingororano zabo. Wehoho nusenga ujye winjira mu nzu, ubanze ukinga urugi, uhere ko usenge so mwiherereye, kuko se ureba ibyiherereye azakugororera. Namwe nimusenga ntimukavuga amagambo muyasubiramo hato na hato, nk'uko abapagani bagira, bibwira ko kuvuga amagambo menshi ari byo bituma bumvirwa. Nuko ntimugase nabo, kuko so azi ibyo mukennye mutaramusaba. Yesu ashimwe cyane. Iri jambo ry'Imana riratubwira uburyo dukwiriye gusenga. Icya mbere ryavuze ngo woweho nusenga ujye winjira mu nzu yawe ubanze ukinge. Ntabwo yavugaga izi nyubako tubamo zisanzwe, yavugaga inzu y'umutima wawe.
kuko iyo turi mu buzima butari ubwo gusenga tugenda ku isi turimo dushakisha ubuzima mu kazi, turimo turera abana mu mago, turimo twubaka inzu y'umutima wacu ibirangaye. Kuko mba shaka kuvugana n'umukomisiyoneri, mba shaka kuvugana no mu rugo ngo mbabaze amafaranga ageze bayohereza, mba shaka kuvuga, urumva iyo nzu ibirangaye kandi yinjirwamo na buri wese. Rero hano ijambo ry'Imana icyo rivuga mu gusenga, iravuga woweho nujya gusenga, ubwo turimo gusenga kureba bwa buryo bwo gusenga, ujye winjira mu nzu yawe ubanze ukinge, banza ufate umutima wawe uheze ibyo byose ubishyire inyuma, use naho uheza bya bintu byose wari urangariyemo. Hari umusore wabisobanuye neza aravuga ngo gusenga si ugusamara, gusenga si ubusirimu, gusenga ntabwo ari ukurebera. Hari sisiteme yaje muri iki gihe igezweho, gusenga bigezweho, umuntu akakubwira ngo ndi mu masengesho, ndi muri 30 jours, ariko ukabona ka furashe kari hariya, akikoza ati mwami Yesu, mu izina rya Yesu ndasenya, mu kanya kanda kuri ka televiziyo akareba filime, kareba amavampa yuko yica n'iki, akongera akagaruka akanywa ku kirahure cy'amazi atakwi ati Mana ndasenya ndarimbura. Abavuga ko asenga, ariko mu by'ukuri umutima we yanzu y'Imana itubwira kubanza kwinjira gukinga ntabwo aba yayikinze. Kuko iyo uri gusenga cyangwa uri imbere y'umunyacyubahiro uri kuvugana nawe, uhanga amaso we, ibitekerezo byose biba biri kuri we. Nkuko umukuru w'igihugu iyo yinjiye muri stade ntawuba wemerewe gusohoka, cyangwa se ngo yitabe telefone, cyangwa se ngo yambare ingofero, ako kajagari kose urakarika kagaceceka, ugakinga inzu y'umutima wawe, guhumeka, ugatangira kuvugana n'Imana, ugatangira gusabana nayo, ugatangira kuyibwira uko umeze. Yesu ashimwe cyane. Hano batubwiye ngo nk'uko abafarisayo cyangwa se indyarya zibikora, ngo zijya mu masinagogi kugira ngo bazirebe. Murabizi hari igihe ujya kumva umuntu arakubwiye ndi mu masengesho y'iminsi 40, cyangwa agashyira ari agapositinga atahwi ati Imana ishimwe we, ati ngeze ku munsi wa 7, ati Imana. Ntabwo ari ko gusenga nyakuri. Kinga wiherere, uko ubwira Imana, uko wihererana nayo, uko yanzu wayikinze. Data afite inshingano zo kumenya icyo uri kuganira nawe utaranasaba. Rero uburyo dukwiriye gusengamo, ntabwo dusenga kugira ngo abantu baturebe. Ari naho Bibiliya ivuga ngo we nujya usenga ngo ntukajye wicisha umwera, karaba wisige. Ariko wareba twebwe mu isi ya none ukuntu tubikora ugasanga biratandukanye. Umuntu niba ari mu masengesho aragenda areke koga, umusatsi umwerereho, iminwa isatuke, areke gufura, ubwo yibabaje arimo arasenga. Ariko biriya tuba tubikora kugira ngo rubanda ruturebe ko twasenze, ko twibabaje, ariko ntago tuba tubikorera Data kugira ngo Data ari ureba ko twiyirije. Icyambere rero dukwiriye gusenga kugira ngo bimenywe na Data wa wundi ufite inshingano zo kubasha kumenya icyo dusubiza tutaranamusaba. Turakomeza, hari ibyo tujye tubona umuntu akamara umunsi wose atariye cyangwa se n'igihe runaka. Ubwo icyo gihe ntago abasenga se mu gihe yirize agamije gusenga. Yego, ibyo birashoboka kuko ijambo ry'Imana rirabivuga ngo gusenga Imana ikunda, cyangwa se gusenga Imana bishimisha Imana, ni ukwiyiriza ubusa no gusenga. Hari imbaraga zo kwiyiriza ubusa, kuko hari n'abadayimoni Yesu yigeze abwira abigishwa be, aravuga ngo bene abo badayimoni nta kindi kibakuraho usibye kwiyiriza ubusa no gusenga. Ariko kwiyiriza ubusa nako bufitemo kondisiyo. Iyo niyirije ubusa niyiriza ubusa gute? Ijambo ry'Imana riratubwira ngo kwiyiriza ubusa gusenga Imana ishima ni ukwiyiriza ubusa dusenga tukabohora imbohe, tugafata ibyacu byo twari kwinezezamo tukabisangira n'abakene bababaye. Hari umuntu usanga yiyirije agakinga amafirigo yose n'abakozi bakabwirirwa kandi batari muri gahunda yo gusenga. Mu by'ukuri kandi akavuga ati uyu munsi habaye durayi mwese, ariko ntabwo abo bari mu itegeko ry'uko biyiriza. Iyo gahunda yari iyawe. Niba wiyirije usenze, tanga imbabazi,
babarira abantu, bohora abantu, kuko niko gusenga Imana yishimira, kwiyiriza ubusa Imana yishimira. Ibyo bintu uvuze bitumye ntekereza ku bigo by'amashuri ndetse n'ahandi hatandukanye bashingiye ku madini. Usanga bakora ibintu bisa, niba bari mu misa bakajyanayo bose, niba ari abasilamu bakajyana donc bakakurikiza ibyo mico yabo. Icyo gihe ntabwo baba batoza uburere bwiza abo bana se bwo gusenga. Okay, hari ukujyana ariko wabanje kubiganira nabo mugiye kujyana, nabo babyumva. Ntabwo ari ugufata abantu nk'ubu tuvuge niba waba ufite urugo wubatse, ntabwo we waryama nijoro ngo utekereze ngo nkwiriye gusenga. Ntiwabiganiyeho n'uwo mwubakanye, ntiwabiganiyeho n'abana ngo ubyuke mu gitondo uhite ubwira umufasha wawe cyangwa se umudamu wawe ati mada uyu munsi nta nkono iri bugere ku ziko, nta nubwo ntanga ya rasiyo, uyu munsi turiyiriza dusenge. Hoya, ariko ubikoze muri ubwo buryo bwo kuvuga ngo mada ese ntidukwiriye ejo kujya gusenga tukajyana n'abana bacu, abana nabo mukabateguza, ibyo ngibyo ni byiza, kuko na Bibiliya iravuga ngo toza umwana wawe akiri muto inzira z'Imana, azarinda zisaziramo atazivuyemo. Kuba wajyana nabo rero ntabwo numva ko ari ikibazo, ahubwo ni inzira nziza, ariko uburyo ujyana nabo bo ni ubuhe. Yego, ni ibintu byiza gusenga, ariko tujya tubona wenda n'ibigo runaka bifite aho bikorera nabyo, abakozi babyo rimwe na rimwe bakahabwa akazi kubera yuko bahuje kwemera. Ibyo bintu byo mubivugaho iki nk'abantu basobanukiwe gusenga? Icyo nabivugaho, ibyo bintu ikintu gihari gikomeye gisa naho kitumvikanwaho na bose. Urabona hari ukuntu tuba imbata y'idini, tukanashaka kugira ngo nabo tuyoboye tubinjize muri ubwo bubata, kandi mu by'ukuri bitabari ku mutima, ariko kubera icyaha ashaka akemera akariyoboka, ariko atari uko bimuri ku mutima, ahubwo ari umugati ahashaka, bigatuma rero abiyoboka. Ariko ntago twagakwiriye gushyiraho limite tukavuga ngo niba ndi umuporoso cyangwa se ndi umudive, ndaho umudive mwene wacu akazi, abandi ndabashyira inyuma. Twagakwiriye kubafata bose, kuko twese turi bene data dukorera Imana imwe. Rero nge ntekereza ko byaba atari byiza kwaba tugiye nko kurobanura ku butoni kandi n'Imana itabitwemerera. Yego, dukomeza ikiganiro cyacu turimo kuganira ku gusobanukirwa gusenga icyo ari cyo. Nyuma yo gusobanura uko gusenga, umuntu ashobora gute gusenga kugira ngo yumvirwe? Yego, murakoze. Nk'uko mbere gato nabivuzeho, mu gihe cya Eliya yagiye gusenga, ariko n'abahanuzi ba Bali nabo barasenga. Bo bibwiye gusenga bikebagura n'amabuye, ko aribwo biri bworohe kumvirwa kubera Imana yabo. Ngira ngo bari bazi ko iyo bavushije amaraso ibumva vuba. Ariko umuririmbyi yararimbye ngo nubwo twarira n'agahinda kacu kose, n'amarira yose, n'umwete wacu wose, agahinda kadusaze, byose ntacyo byabasha gukora atari amaraso ya Yesu. Hari igihe bamwe bibwira ngo ninsenga nibabaje cyane, ne kubise hasi kurira cyane, niko oya. Reka turebe icyo Bibiliya ibivugaho, cyangwa se ijambo ry'Imana. Turareba mu Bami ba mbere ibice 9 umurongo wa 4 kugera ku wa 5. Reka tuhasome ngo nuko nawe nugendera imbere yanjye nk'uko so Dawidi yagendaga, ufite umutima ukiranutse kandi utunganye, ugakora ibyo nagutegetse byose, ukitondera amategeko n'amateka yanjye, nanjye nzakomeza ingoma yawe mu Bisiraheli iteka ryose, nk'uko nasezeranije na so Dawidi, nkamubwira nti ntabwo uzabura umuntu wo kwicara ku ntebe y'ubwami bwa Isiraheli. Yesu ashimwe cyane. Icya mbere gusenga kugira ngo wumvirwe ni ukubanza kwitondera amategeko y'uwo uri gusaba ahubwo busabe. Iyo tugiye gusaba akazi, winjira mu kigo bakakubwira ngo kugira ngo tuguhe akazi hari kondisiyo, ugomba kudakererwa. Niba wanywaga itabi bakakubwira ngo hano ntabwo twemera itabi, kubera icyo uhashaka urarireka kugira ngo baguha akazi. Ugomba kwiga kwambara se imyenda miremire cyangwa se imyenda migufi bitewe na kondisiyo bagushyizeho.
ukubaha ayo mategeko yawe n'imbere y'Imana. Rero gusenga kugira ngo wumvirwe, icya mbere ni ukubaha amategeko, ni ukwitondera za kirazira Imana yaguhaye. Kuko turebye muri Daniyeli ibice 9, eka tuhasome Daniyeli ibice 9 umurongo wa 3, turumva ukuntu yasenze. Wumva ukuntu tuba twaragowe abantu batekereza ko basenga ariko bakabikora mu buryo butari bwo. Ibice 9 umurongo wa 3 haranditse ngo titire yayo iravuga ngo Daniyeli yatura ibyaha by'ubwoko bwabo. Mpanga amaso umwami Imana yanjye, mushakisha gusenga no kwinginga, niyiriza ubusa, nambara ibigunira, nisiga ivu. Urumva Daniyeli gushaka kumvirwa w'icyo yakoze, yahanze Imana amaso, ariko agerekaho cya kintu cyo kwiyiriza ubusa. Ariko kwa kwiyiriza ubusa ngo icya mbere yakoze, yaturaga ibyaha byabo kugira ngo icya mbere wumvirwe. Isengesho ry'umunyabyaha ni kirazira mu matwi y'Imana. Mbere yo kujya kwisobanura, hari ukuntu dusenga ugasanga turashaka gushyira logique imbere y'Imana, ngo Mana urabibona, ngo none se buriya ngari nkawe wari kubigenza gute? Mana urabibona, nagiye kwaka akazi bansaba ruswa, boss ansaba ko ndyamana nawe, kandi nta bundi buryo nari bwishyura inzu, nyine ndabyemera, none se Mana ubwo nari kubigenza gute? Urumva? Kandi arimo arashaka umugisha ku Mana. Deje ajya imbere y'Imana ugaragaze gutsindwa kwawe, uyibwize ukuri. Mana, mfite kamere yarananiye, mfite umuzi wanze kunshiramo, ngerageza kwihana ariko bikanga, ndakwinginze mbabarira. Icyo gihe nk'uko nta mubyeyi ushobora kwakira umwana amusaba imbabazi ngo areke kumubabarira, niko n'Imana yacu idashobora kwanga kukubabarira. Rero kugira ngo twumvirwe, icya mbere twitondera amategeko y'uwaduhamagaye, dushyireho kumekinga shuwa yuko twubahirije amabwiriza yaduhaye. Icya kabiri, emera kwatura intege nke zawe mu gihe wananiwe. Mu gihe uri gushaka ko wumvirwa, banza ugira ibyo ureka, watura intege zose, uvuga ngo Mana mbabarira. Kandi niba uri gusaba Imana imbabazi, wiyitega iminsi, wiyiminsi. Hari abantu basenga ngo Mana nutabikora ejo ndabivamo, ndamenya ko utari Imana, nta n'icyo uri bubushoboye, agasinya amasezerano yo gusesa, ukagira ngo Imana ntabwo iterwa ubwoba n'ibyo. Kwicisha bugufi, gusaba imbabazi, kwatura ububi bwawe, kwambarira ubusa Imana ukayibwira ngo nukumeze udafite aho uyikinze. Uriya jye twicaranye gutya shobora kukuryarya nkakubwira uko ntari, ariko ntabwo naryarya Imana. Niba ngiye gukorana nawe kontra, ukambwira ngo uragomba kureka yenda urugero ryatabe, jye nkumva ntazashobora kurireka, nukurikiza nuko nabanza kukubwiza ukuri, nukuri nzagerageza. Ariko mu by'ukuri kamere yanjye n'agatima kanjye ukuntu numva karehareha, ndumva bitazanyorohera kureka itabi. Nubona nanagatumuyeho uzambabarire. Ni urugero, ariko sindi kwigisha abantu kunywa itabi kuko ntabwo tubyemerewe. Ariko atura intege nke zawe kare kugira ngo uwusaba nawe akumvire. Rero numva kugira ngo wumvirwe cyangwa gusenga ko kumvirwa, icya mbere ni ukwitondera amategeko y'Imana uri gusenga. Ikindi cya kabiri, ukatura ibyaha byawe. Ibyo ngibyo byavuyeho, nta kintu Imana itakumviraho icyo ari cyo cyose. Birumvikana gusenga abantu benshi barabikora, ariko ntibabikora umwanya ungana. Gusenga bitwara igihe kingana gute kugira ngo wumvirwe? Aha, urakoze cyane, umbashije ikibazo cyiza. Ntabwo babikoresha umwanya ungana. Tuvuge n'urugero, niba wubatse, mu bana bawe iyo muganira bose ujya ubona muganira umwanya ungana. Hari umwana uza akakwatarakitinga, akakubwira utwo yavanye ku ishuri, akakubwira uko mu rugo biriwe bameze, akakubwira sitori, uko unezerwa, murushaho gutindana kubera ubusabane mwagiranye. Hari n'uba timide, agacece ku kuntu, ku buryo niyo yaje imbere yawe avuga ngo papa ndashaka umugati, gusa bikaba birarangiye, amagambo akabura.
rero uburyo bwo umwanya tumara imbere y'Imana buratandukana butewe ni icya mbere biterwa n'ubusabane ufitanye n'iyo Mana. Icya kabiri biterwa na target cyangwa se intego yakuzanye imbere y'Imana. Hari igihe bigeze gusohora akantu kuri WhatsApp bari abantu b'abanyarwenya bashyiraho ngo ukuntu umukire asenga, ukuntu umukene asenga, ukuntu umwana w'umunyeshuri w'umukene asenga, w'umukire asenga, ugasanga nyine n'ibintu bitandukanye. Umukire akaza akicara mu ntebe akarambura amaboko ati wakoze Mana ku bwa business Mana zira miliyoni umfashe ejo bazazohereze, urakoze Mana ngiye kuryama. Wa wundi w'umukene rero kuko arabibabaye nta naha biteganya, ni ukuvuga ngo araza yinginge atitirize atakambe, ubwo bwose ni uburyo bwo gutindana n'Imana. Ariko ubundi umuntu utindana n'Imana cyane mu mwanya wo gusenga ni umuntu ufite ubusabane bwiza n'Imana. Ariko iyo udafitanye ubusabane bwiza n'Imana nta n'amagambo wabona uganira nayo, nta n'iminota 30 wabona. Hakaba n'abandi bagira impano yo guceceka, yagera imbere y'Imana akaba afite ibintu byinshi mu mutwe by'ibyifuzo ariko gutobora bikamunanira. Aho hantu nabo babaho. Rero umwanya wo tumarana n'Imana bya mbere biterwa n'ubusabane dufitanye nayo. Icya kabiri biterwa n'impano y'umuntu. Hari abantu bazi kuvuga, agavuga agasenga ubutarambirwa, wowe ukayura. Naguha nk'urugero nk'Abagande. Abagande mujyana ku musozi akajya hariya akabanza akanywa icyayi, akarya capati ze zihagije, agashyiraho agatogo. Ubundi wowe munyarwanda ukagenda wiyirije amara yenda guhura n'umugongo, ubundi mukajya hariya kuri tere agatangira agasenga ubwo nawe ukajya mu gasenga iminota 30 ugatangira kwayura, ubundi ukajya wicara ugasinzira ukicura ugasanga umuganda aracyasenga. Umva ukagenda ukajya gusaba amazi ukagaruka ugasanga aracyasenga. Hari igihe aba yatewe n'imbaraga n'ibyo yariye, wowe yenda nta mbaraga ufite z'umubiri. Ariko nanone hari n'ababikora biyirishe. Urumva? Niyo mpamvu bavuga ngo Abagande bazi gusenga ariko ntibazi kwiyiriza ubusa. Ariko Abanyarwanda bazi kwiyiriza ubusa ariko ntibazi gusenga. Usanga umuntu yiciwe n'inzara munsi y'igitamaze gutya, ariko kugira ngo avuge icyamuzanye bikamunanira. Gusa kumva ko kurambarara aho ngaho ari byo biri butume agaragara ko yasenze. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo nimwihererane na data mumubwire uvuge. Ntago ari ukugenda ngo wizingazinga umere gutya, oya, biratandukana. Yego tujye tubona bajya mu mashapere, abajya mu misozi n'ahandi hatandukanye bakahunga ingo zabo bakajya gusenga. Uko niko kwiha Imana bya nyabyo? Okay, urakoze cyane. Kwiha Imana kwa nyako numva yewe mu mutima wanjye mpamanya nako. Icya mbere ni kwagukinga inzu y'umutima wawe. Shobora gusengera mu cyumba cyanjye nkiha Imana kandi kanyumva. Shobora gusenga ndi mu kazi ndiho ncuruza ntanga ibintu, ariko uko mbitanga mvuga ngo Mwami Yesu ubibemo, Mwami Yesu biherekeze. Wowe undeba ntushobora kumenya ariko ndi gusenga, ariko jye n'umutima wanjye ndiho nsenga. Hari n'ibyo bakoresha basomye ijambo, ariko hari abarisoma bitewe n'inyungu zabo bakarisobanura uko bashaka. Bakavuga ngo na Yesu yirirwanaga n'intumwa, byagera nimugoroba ngakazamuka akajya ku musozi akajya gusenga. Yes, ni byiza gusenga wazamutse ku musozi, kuko hari naho umuririmbyi yaririmbye ngo muze mwenyine mutwihererane mu nsangano hatari abantu, dore imiruhira baruhije. Ni ukuvuga ngo bakabifata muri iyo ritimi. Ni byiza kuko nanjye imisozi ndayikunda. Iyo ushaka kumva ukeneye kujya ahantu ha wenyine, cyangwa ukeneye bitewe n'umutekano uri mu rugo, yenda se utari bwature buri kimwe cyose ushaka kubera akavuyo gahari, ni byiza ko wayoboka y'umusozi. Ariko nanone ntago kujya ku musozi ariko kutubwira ko twagiye ahantu hihereye twumviwe n'Imana. Ahantu hose Imana yahakumvira. N'ubu ngubu uri mu kazi ushobora kuba wafata mikoro ugasenga kandi ukava hano Imana igusubije. Rero iyo ni imyemerere y'abantu itandukanye, ariko haba ku musozi ni byiza kuhasengera, Imana irahasubiriza.
kwitarura, ushobora kwitarura ukajya mu cyumba cyawe mu nzu, ushobora no kwitarura ukagenda ukajya mu rusengero ugafata inguni yawe, abandi basakuza wowe ugafata inguni yawe, ahantu hose Imana irahumvira. Yego, birumvikana ahantu hose Imana irabumvira, ariko kuki tugira umunsi wo kujya gusenga ku cyumweru cyangwa se abandi bakagira kuwa gatanu no kuwa gatandatu? Bihurira he nuko Imana ishobora kukumvira ahantu hose? Umunsi tugira umunsi wo gusenga, Bibiliya ijambo ry'Imana riravuga ngo ntimwirengagize guterana kwera. Kuriya kuba ari ukujya guterana n'abera kugira ngo mpure nawe umpe ubuhamya, numve ibinkomeza mvuge Imana yashubije uriya, nanjye ntabwo izandeka nkahita nsubiramo imbaraga. Ntabwo tugomba kwirengagiza guterana kwera, guhura ko biba ari ngombwa, kuko ni ijambo ry'Imana. Yesu yaremye ibintu byose, ariko ku munsi wa karindwi agira gute? Araruhuka. Bivuze ngo uwo munsi yari awuhariye igikorwa cyo kuramyamo Imana. Ni umunsi wo kuramya Imana, ni umunsi wo guhura n'abandi kugira ngo dukomezanye imitima, twumve rya jambo ryongere ridusubizemo imbaraga. Ariko nanone ntabwo bivuze ko ariho twumvirwa n'Imana gusa, kuko niyo n'abandi mu rugo ishobora kunyumvira, ariko nkakurikiza rya tegeko rya ya Mana nakurikiye ngo ntimwirengagize guterana kwera. Yego. Ubwo nuko ngo hari uburyo bw'itandukaniro bwo gusenga kuri uwo munsi w'ikiruhuko n'Imana yaruhutseho, butandukanye na bwa bundi busanzwe mu yindi minsi? Iyo tugiye mu rusengero dukurikiza gahunda z'itorero cyangwa se z'idini, tukavuga ngo hariho umwanya wo gushima Imana, hariho umwanya wo kugira gute, kandi iyo bari kwigisha kuri uwo munsi ntawe uba wemerewe kuzamura urutoki ngo ajye kubaza nk'uko tubaza muri classe ati subiramo aho ngaho simwumvise. Turicara tukumva ijambo ry'Imana rikavaho, hakajyaho amashimwe se, hakajyaho gutura, tugakurikiza ritime y'idini turimo. Ariko iyo turi mu rugo cyangwa ku musozi ntabwo dukurikiza izo gahunda. Ni ukuvuga ngo buri muntu agenda wese afite ibyo yapanze, akavuga ati ndagerayo ndamya Imana cyangwa se nsenge gusa nindangiza ntahe. Bitandukanira ku gukurikiza gahunda ziba muri uwo munsi, ariko gusenga ni kumwe. Turacyakomeza ikiganiro cyacu ku Biriho TV dusobanura gusenga icyo ari cyo. Ni umuvugabutumwa watugendereye kugira ngo adufashe gusobanukirwa byimbitse. Hanyuma uku gusenga kwacu gushobora gutanga umusaruro kuri bamwe, ariko nanone abandi bakawutegereza ugatinda cyangwa se ukaza vuba. Ubwo ibyo nibyo dushaka gusobanukirwa. Umuntu abwirwa n'iki niba yasenze kuko bya nyabyo? Icya mbere rero kikumvisha ko wasenze nuko muri wowe hagomba kubaho impinduka wiyumvamo. Uzumva iyo waganiriye n'umubyeyi wawe mwageze ku kiganiro cyiza uranezerwa, kumva ufite umutima mwiza, ariko iyo mwaganiriye nabi nabyo urabyumva, ugubwa nabi ukumva ntiwishimye. Rero navuga ngo icya mbere, impinduka ya mbere ikubaho ni uyumva muri wowe indani. Icya mbere ugira amahoro yo mu mutima, urabohoka. Wari bwabone abantu bari gusenga ukabona umuntu w'umugabo cyangwa se w'umugore cyangwa se w'umukobwa w'igishongore amarira arashonshobotse, ntawe umukubise, ntawe umubwiye inkuru mbi, barimo kuvuga ibitangaza cyangwa se, ariko ukabona amarira arashotse. Biriya rero ni umurimo uba wakorewe muri wa mutima wabohotse, kuko iyo ubohotse hari ibikwadukaho nawe utazi ukuntu bije, cyangwa se ukabona undi akubise igitwenge arasetse, ndetse na bamwe bakamureba nawe bakavuga ari kuriya araseka turi mu masengesho nkande. Aba ari umwuka w'umunezero yakiriye muri kwa kubohoka. Rero kugira ngo umenye ko wasenze cyangwa se wabwirwa n'iki ko wasenze, reka turebe mu Ngoma za 2 ibice 7 umurongo wa mbere icyo havuga. Nabimenya gute? Byanga byakunda agomba kubaho ikimenyetso kigaragara ko koko wasenze. Ubu n'ubu nawe twahura ntazi aho waraye, ntazi n'ibyo warayemo, ariko wasenze wageze imbere y'Imana, Imana yakumviye, byanga byakunda ndi connecte n'umwuka w'Imana cyangwa se ndi hafi y'ubwiza bw'Imana, byanga byakunda ndabimenya ko wasenze cyangwa se kutasenze. Urabimenya ntawe wabikubwiye? Yes, ndabimenya kuko ijambo ry'Imana rirambwira ngo nta myuka ibiri ishobora guturana, kwegerana. Umwuka w'umwijima n'umucyo ntibijya byegerana, ni ibintu bibiri bizirana.
iyo kimwe kigeze ahandi ikindi kirahunga. Ni amahame, ni amahame. Ni ukuvuga ngo rero niba nasenze nkahura nawe wasenze, ndiho ubwiza bw'Imana nawe uriho ubwiza bw'Imana, nk'uko ka kuma bita ema gafata imisumari kakayikururanya yose kakahita kayihuza, ni nako connection yo mu buryo bw'umwuka bw'abantu basenze, iyo bahuye wumva hari ukuntu muhuje ukuntu, wumva hari ukuntu mwiyumvanamo ukuntu, kimwe n'uko hari n'uwo mushobora guhura kandi yakubwiye ko avuye muri 40 ariko ukumva wapi. Ibyo ngibyo biratandukana, ariko ikimenyetso cya mbere kiba kuri wowe wasenze. None birashoboka ko umuntu yaba asenga ariko ntiyitware nk'udasenga? Yego, birashoboka cyane. Hari ijambo ry'Imana rivuga ngo tuzabamenyera ku mbuto zabo. Ubundi twese twarahamagawe. Yesu yaravuze ngo yagiye ku musaraba avuga ngo nimuze abarushye n'abaremerewe n'abadafite ifeza twese tuzi igihiriri. Ariko mu guhamagarwa hari abagezemo baratoranywa. Ni ukuvuga ngo rero abo batoranijwe n'abahamagawe icyo tubatandukanyirizaho ni iki? Ni imbuto zabo. Nakubwiye ngo ubu dushobora kuba twakicana kuri kamera ntube watahura ngo umenye ngo Pasi, ariko Pasi ubundi ni muntu ki? Ariko byonyine shobora kuba uyu mwanya twicanye wonyine ugenzuye neza ushobora kuva aha ngaho umenye 50% bya Pasi yuko asenga cyangwa adasenga. Kuko kamere yanjye, imbuto nera, byanga byakunda, ntushobora kuba hari irironje cyangwa uyu mwembe ngo were indimu kandi ari umwembe, ntibishoboka. Umwana iyo ahaze icyo ahaze nicyo aboga. Iyo yanyweye amashereka ya nyina yanyweye amata, umwana iyo agiye kuboga aboga amata, ntabwo ashobora kuboga ikigage kandi yanyweye amata. Ni ukuvuga ngo rero ibikuzuye nibyo bikugaragaza, nibyo bikuvamo n'inyuma bigaseruka. Bivuze ngo kugaragara ko usenga cyangwa se ukagaragara nk'udasenga ntabwo bishoboka. Iyo usenga ugaragara nk'usenga by'ukuri. Niyo udasenga ushobora kwishushanya ukaza tukinjira mu kiganiro cyangwa se mu rusengero nkapfukama nawe ugapfukama, ariko iyo dusohotse aho imbuto twera zihita zidusobanura abo turi bo niba turamo. Yego, reka tubahe umwanya hanyuma mutubwire wenda hari ibyo mwaje mushaka kugira ngo mubwire abadukurikiye tutababajijeho muri iki kiganiro nibiye. Icyo nabwira abadukurikiye nababwira ngo nibatandukanye gusenga ku isi ishaka nuko Imana ishaka. Kuko isi iratubwira ko gusenga ari ibintu bitakigezweho, hatari ugutamba ibitambo bishimwa n'Imana, ariko Imana si byo ishaka. Gusenga Imana ishaka, senga ariko were n'imbuto zijyanye n'uko usenga. Senga ariko use n'uwasenze, we kwishushanya nk'usenga kandi udasenga ntacyo byaba bimaze. Ikindi Imana ishaka ni ukwiyiriza ubusa, dutangaza umwaka w'imbabazi, tubohora imbohe, twita ku bababaye. Ntabwo wajya gusenga ngo usenge wiyirize nimugoroba ujye gufungura, ufungure ku bintu byose, amafunguro yose ateguye ku meza ufite nayo kumena, hari umuturanyi wabwiriwe, umbwire ngo uko niko gusenga. Ntabwo gusenga ari ukugira ngo isi imenye ko twasenze, tugaragare ko tuvuye mu ya 40, tugaragare ko tuvuye mu ya 30 se, ariko Imana itigeze itubona. Icyiza ni uko waharanira ko Imana ikubona mu gusenga kwawe kuruta uko abantu bakubona, nk'uko bari abafarisayo bahagararaga mu masinagogi kugira ngo abantu bababone. Twebwe ntabwo ariko dukwiriye gusenga. Dutandukanye gusenga nyakuri Imana ishima nuko isi iriho ishaka, nibwo bizagira umumaro. Turabashimiye. Hanyuma mu gusoza, umuntu wakumvishe ashobora kuba yafashijwe n'ibyo wamubwiye, yakubona gute kugira ngo wenda bitandukanye nuko yakubona imbere ya kamera hano? Agushaka yakubona gute? Uwanshaka ndaboneka, mboneka kuri telefone, nabaha nimero zanjye za telefone ni 078 20 64 710.
yampamagara tukavugana. dusoza hanyuma ni mu dusengere nk'uko twatangije isengesho hanyuma tubashimire. Data mu izina rya Yesu ndagushimye ndaguhimbaje, gushimye kubw'uyu mwanya waduhaye wadushoboresheje kuvuga imbaraga zo gusenga. Ndakwingize izi mbaraga zikingurire ayi mitima yari iri mu bituro, ndakwingize izi mbaraga zigira abo zibohora, ndakwingize ngo izi mbaraga zo gusenga abananiwe Mana, ijambo ryawe rirambwira ngo ni wowe uha intege abarambiwe kandi ugakomeza amavi asukuma. Ndakwinginze wongere ugarure abantu barambiwe gusenga, bategereje igihe bakabona ntacyo bitanga. Ndakwinginze wongere ubasubizemo umutima wo kukwiyegurira no kukwegurira Mwami Imana ibyabo, kuko aribwo bazagira amahoro rwose kandi bagatungana. Nuko rero wagize neza kubana natwe, uha umugisha buri umwe wese, kandi Mwami wanjye uwumva wese aya magambo reka atandukanye gusenga yakoraga, mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye urakoze, amen. Amen. Yego turabashimiye ku Biriho TV kuba mwaduhaye ikiganiro, twizera ko nitwongera kubakenera muzaduha umwanya. Yego murakoze. Yego n'abari badukurikiye mu kiganiro Ibiriho TV ni umuvugabutumwa twari turiho, hanyuma tubwigishaga gusenga kwa nyako, ariko ndizera ko mwanyuzwe n'ikiganiro. Turabashimiye rero kandi turakomeza kubategurira ibiganiro bitandukanye, twizera ko bizabafasha. Murakoze.